na Fisherman TV, abakunzi ba Fisherman TV reka tubasuze tubabwire ngo byiza kuri mwebwe. Ahangaha nyine nkuko musanzwe mumenyereye Fisherman tugenda tugera kuri byinshi bitandukanye cyangwa se tubagezaho amakuru agiye atandukanye. Ahangaha nkuko mubibona twinjiye muri salon de coiffure cyangwa se mu kinyarwanda ni mu nzu ikorerwamo isuku mu bijyanye n'uburyo bwo kogosha imisatsi. Ahangaha nkuko mubibona nyine icyapa kigenda kibigaragaza, tugiye kwinjiramo indani tuze kureba ese mo indani hameze ute cyangwa se ninde turi buze gusangamo kugira ngo muze kwihera ijisho namwe. Ahangaha cameraman araza kudufasha twinjiremo indani kugira ngo ibintu bize kugenda neza. Yes, nkuko mubibona rero ahangaha twamaze kugera muri salon de coiffure n'indani cyangwa se ahantu hakorerwa isuku mu buryo bwo kogosha imisatsi. Ahangaha tuhasanzemo nyuma ndaza kuvuga ngo ni umugabo ariko nyine birumvikana ni igitsina gabo. Aho ngaho tumusanzemo rero ndetse n'umukiriya arimo, reka tuze kumusuhuza. Bimeze bite? Bimeze neza cyane, nta kibazo. Uraza kongera ijwi kugira ngo ijwi ryawe rize kuba ari ryazwi nyine umukunzi wa Fisherman TV araza kuba akurikirana. Ese twinjiyemo hano, ahangaha twari wowe wenyine turimo kubona ukora wenyine? Ahangaha mbakorera njyenyine, ariko ngomba kwiteza imbere no guteza imbere bagenzi banjye. Mfite n'abanyeshuri ndigisha bagera muri batatu, nubwo bataragera hano mu kazi muri ibibazo bitandukanye. Nta kibazo nkora njyenyine, ariko n'abandi bateza imbere nkabafasha kugira ngo biteze imbere. Yes, hari abantu rero mushobora kuba muri kwibaza muti umuntu turi kuganira ninde, ese uyu nguyu yaba ari nde, amazina ye ninde? Reka se kutwibwira kugira ngo twinjire mu kiganiro neza nyirizina. Amazina yanjye nitwa Claude Harezimana, ni njyewe nyiri salo yanjye yitwa Ineza Salon. Ikorera hano ku isoko rya mbere aho bita mu Kinyanda Centre Umutuzo. Isaro ibereye kugira ngo umuntu uwo ari wese ubikeneye ku buryo yazamo tumukoreramo amasuku murakoze. Yego Claude, nk'uko bivuze mu myaka ya kera cyangwa se mu myaka ishize hari ukuntu twagendaga tubona imashini zitwa nyonganyonga. Ese ibi bintu byo kogosha ubitangiye ryari kugira ngo tuze kuba twakubaza muri icyo gihe uburyo mwakoreshaga ndetse n'ubu buryo muri gukoresha ubu? Uze kutubwira uburyo bwaba bwihuse cyangwa se uburyo bukorohera cyangwa se uburyo bubereye kuba mwebwe ubwanyu ari bwo mwakoresha. Murakoze. Uburyo bwo kogosha nyonganyonga ni ibintu byatangiye mu hambere, bamwe bakoresha amakasi abandi inzembe. Yewe ntabwo umwuga wanjye nawutangiye nkoresha izi mashini za kizungu cyangwa se izi dukoresha z'umuriro. Njye nahere kuri tondeze nk'isanzwe za nyonganyonga. Zari tondeze mukuru wanjye yaguze agiye kuzikoresha biramunanira, yiga muri primaire ahagana muri 2006. Nkiri umwana mutoya cyane, nzakubona ari ibintu byiza cyane. Ntabwo byanciye intege mu kwiga, nakomeje kubikora nk'ibisanzwe ndahatana gukoresha imashini zisanzwe za kizungu z'umuriro. Nabitangiye mwaka 2008 kiri muri primaire. Noneho nza kugira motivation cyane ubwo nari ntangiye amashuri yisumbuye mwaka wa 2009. Nibwo nagiye kubyo nabikundaga cyane, bituma nkomeza gushaka n'umuntu wabimfashamo, kubera ko ngiye mu kiruhuko nakoraga amafaranga cyane ndi umunyeshuri. Twaravuga nkaje gushaka amafaranga, byanze motivation kugira ngo nshaka umuntu ubigisha neza. Nashatse umugabo witwa Moyize wakoraga mu centre ya Kibaya mu murenge wa Shingiro. Niwe wanyigishije kogosha neza, akaba ati kogosha umuntu bikagenda guca, kogosha umugabo agenda guca.
ntangira kubimenyera aho ngaho. Dusanzwe tumenyereye rero ko hari imirimo myinshi igenda ikorerwa kuri YouTube cyangwa se uburyo bwo kwiga bukaba buca kuri murandasi, reka tubivuge gutyo. Ariko se hari uburyo ushobora kwigisha nk'umuntu ukaza kuba wabicisha ku rubuga runaka bidasabye kugira ngo umuntu aze kwiga ari uko akura uruhande, kubera ko muri iyi minsi dufite ibintu byinshi bigiye bidutega cyangwa se n'uburyo bwo gushaka ubuzima, akaba umuntu atashobora kubona uwo mwanya wo kuza kubyiga akura uruhande, ariko wenda bikaba bishobora gucishwa ku rubuga runaka akaba yakwigira ku rubuga. Ese ibyo byashoboka nangwa biri ngombwa ko umuntu anabanza kuza ahangaha? Murakoze, kuko nabibabwiye kare, mu rwego rwo kuza kwiteza imbere no guteza bagenzi banjye imbere, naje gufungura urubuga rwa YouTube, channel yanjye yitwa Freedom Code Official. Iyo bibaye ngombwa nshyiraho akantu runaka bagenzi banjye bagenda babona, kugira ngo nabwo tugende twiteza imbere muri gahunda izo arizo zose. Nibo wabona uburyo nkora no gusha, wabishima tukavugana uburyo nakwigisha, kugira ngo ibintu byacu bigende byamamara hirya no hino ku isi, cyangwa se n'ubwo nawe dukora mu buzima. Reka tubasabe gukora subscribe kuri Freedom Code Official. Byaba byiza rero ugiye kuba wamushyigikira cyangwa se wagira n'igitekerezo ukabicisha muri comment, share, like, aho ngaho nyine biba ari sawa cyane. Reka Claude tuze kuba twakubaza ikibazo kiraza kuba kigoranye, ariko nawe uraza kugisubiza uko ubyumva. Ikibazo kiragira kiti, ese muri iyi myaka yose umaze gukora umwuga wo kogosha cyangwa se wo gukora isuku ku mitwe y'abantu, bavuga ngo iki mu Kinyarwanda? Ni amasuku ku mitwe itandukanye y'abantu. Amasuku ku mitwe itandukanye y'abantu. Ese aho ngaho hari ikintu waba warabonye kirimo ku buryo ushobora gushishikariza umuntu uti uyu mwuga waguteza imbere cyangwa se wakuzamura? Murakoze, nk'uko nabibabwiye, natangiye kogoshesha nyuma muri 2006, 2008 nk'uko nabivuze nabwo kare, ntangira gukoresha izi mashini aho zibonye wenda gutangiye kugera inanga iwacu mu Kinigi. Noneho 2009 natangiye kuvaduka nshaka amafaranga yarenga mu Kiyede, ntangiye kuja kubyiga bimwe by'umwuga. Nk'uko bivuze rero, uyu mwuga wanjye ufite icyo wangejejeho, kandi nanjye nashishikariza n'abandi kugira ngo nabo baze bawukore. Umwuga wanjye ni umwuga mwiza cyane, ababishaka baza tukabigisha. Umwuga wanjye urantunze, utunze famille yanjye, nta kindi kintu nkora n'ibyo kogosha, ntacyo bitwaye, ndawishimira kandi uranezeza. Mwabyumvise rero abantu twakomeje kugenda tuganira na Claude ahangaha. Iyi salon de coiffure iherereye aho bita hahoze ari ku isoko rya mbere cyangwa se aho zihitwa mu Kinyanda. Ku bantu ba kera bo muri za 90 aho ngaho muba mugenda muhumva neza, ariko ubu yahinduwe centre Umutuzo ahangaha mu murenge wa Musanze, by'umwihariko ku muhanda werekeza kuri Nesi uvuye mu Kinigi. Ubwo muri kubyumva ni uruhande rw'umurenge wa Musanze nyirizina. Reka tubabwira ngo ibihe byiza kuri mwebwe ukeneye kuza kwiyogoshesha cyangwa se ko yagusanga naho uri nyine akaza kuba yagukorera isuku mu musatsi. Reka aze kuduha nimero dusoza agira n'icyo abwira abakunzi be muri rusange. Ikintu nabwira abakunzi banjye muri rusange kugira ngo bagane salo yanjye, haba kubakorera amasuku, bakahuriza n'ababyeyi babo n'ababyeyi kuriza abana babo kugira ngo tubafashe muri uyu mwuga kugira ngo bawukore, ko ni umwuga mwiza cyane. By'umwihariko hari urubyiruko rwinshi ruri hano hanze rudafite icyo rukora, abo twabafasha bagakora umwuga w'ubwogoshe nabo, ko ni umwuga mwiza cyane, ni umwuga wababeshaho, ni umwuga wabatunga, kugira ngo nabo ejo hazaza bizababere byiza. Nimero yanjye ya telefone rero ni 078
688 42 602 cyangwa se 0722 10 76 75. Murakoze cyane. Yes, mwakoze rero kugenda mudukurikirana kandi tubabwira ko Fisherman TV dukomeje kugenda tubagezaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye cyangwa se Fisherman ibihe byiza kuri mwebwe. Murakoze cyane.